reka nkubwire uyu mugore kuva twashakana azi neza yuko abantu benshi bazi ko ibiryo byarayemo ari by'abana nanjye niko mbizi oya rero buri ibyo byarayemo nibyo umugabo kugira abone uko aje gushaka ibindi icyo ni kimwe nk'ubu abantu bari kujya ku murenge benshi bakeneye serivisi batarasezeranye bari kugaruka ariko ubu ngiye kujya ndajayo kandi utikandagiye serivisi zose nzikoresha ntikandagiye kubera umugabo mwiza Imana yampaye ibijyantege byo nanjye ubwanjye numvaga ko uyu mugabo atari uwanje ntabwo byari byemewe twari tubanye neza biragaragara ariko nanone ngomba gukora iby'Imana yagennye yego nkabikora kugira ngo umugore arusheho kunezerwa kandi nanjye aho nice bakavuga ngo aragiye nicaraga mu bandi bantu bakavuga abandi bakihara bati twarakoye twewe abandi bati twarasezeranye afakadisi bungewe none ngewe nkwifuza ko icyo kiganiro cyavamo barako ntacyo kukivugaho mfite ntacyo kuvugana n'ifite hagati aho ariko icyo kiganiro cyavamo akaro numva ngize umutekano ku mutima abantu nk'abo muri ubuzima turimo ntabwo babura cyane ko ugomba no kubitekereza wabwanirizaho n'abagenzi bawe muri rusange bakakubwira bati ariko warasaze cyane nk'abantu bamwe babyanga iyo bivuze rero baravuga bati nkaho urwije kwizirika igisasu ubu warasaze koko kumubyaranye inshuro 5 amurenda undi murenda gutandukana ariko nkavuga ndetse none ubu ndi kumeza kurya ibintu busambo ubwo ntibyabi byawe burundu abashati bawe b'abagore se bakubwiraga bati buriya niba ari kwanga ko mujya mu murenge barabivugaga ariko ntibatahaga iwacu gusa icyo nzi neza nuko nta kibazo twagiranye n'iyo myaka yose twari abantu dukundana neza n'Imana irabizi ubundi iyo ubanye n'umugore umwaka ugashira mutarajya mu murenge aravuga ati wa mugabo rero ntabwo uzongera kuryama tutagiye mu murenge nta gihe wigeze kumva muri wowe uvuze utari ku bundi uko tutari kujya gusezerana amaherezo nta gihe ibyo bintu byakujemo kandi utubwize ukuri nabitekerezaga nk'umudamu kuko numvaga agaciro k'umudamu kose ari ugusezerana reka tusuhuze kandi tubahe ikaze mwagize neza kubana natwe ni YouTube channel yacu yitwa Impamba Nyayo TV yo wimvishe Impamba Nyayo ni YouTube channel ushobora gukuraho impamba ushobora kwitwaza mu rugendo kugira ngo ibintu bigende neza ugire naga courage mu buzima busanzwe kandi courage buri ituma umuntu akora ibintu byinshi mbaye ikaze rero ndi kumwe n'abantu babiri imbere yanjye birasaba ko baza kutwibwira ariko ngo ladies first reka duhere ku muvyeyi baratwibwira nitwa Uwimanimpaye Odeta Uwimanimpaye Odeta aha uyu muntu wamutubwiraho se ugiye nko kumuvuga ugeze nk'ahantu wenda hari igitaramo kavuga ati Odeta niwe uratwakirira uyu muntu niwe uramuhamagara kuri stage wamuhamagara gute urabona iyo ugiye guhamagara nk'umuhanzi wenda agiye kuririmba ati tugiye kwakira umuhanzi yakoze indirimbo nyinshi afite ibigwi ni muremure ni igisore azi ubwenge uyu muhanzi yaririmbye muri za Amerika aririmba muri Canada aririmba mu Bwongereza no mu Faransa no mu Rwanda uyu muhanzi yitwa kumuvuga izina nawe twakiriye uyu muntu oya urumva ngo ujye ushyiraho akamikoro urumva uramuvuga uko umuzi urumva ntago tuzi niba ari umugabo wawe ntago tuzi niba ari sogokuru wawe ntago tuzi niba ari umuhungu wawe nyine ugiye kumwakira mutubwire umuntu ugiye kwakira umuntu nkunda ntago mbizi no uyu mugabo turi kumwe ni sheri wanje yakoze ikintu gikomeye
ankunda cyane bigerekana abana. Ubwo rero yitwa Nshimiyimana Eric, kubw'urukundo yankunze yarunyeretse, tuje imbere y'amategeko n'imbere y'imiryango, byarandenze. Gusa ndi kumushimira, yarakoze cyane, akomerezaho. gushima turabigeraho. Ubwo mbese wavuze uti tugiye kwakira Nshimiyimana Eric. n'umugabo wanjye yarankunze. Ntabwo akatubwiye neza ikaze papa. nitwa Nshimiyimana Eric. Urugo twashakanye muri 2007, njye n'umudamu wanjye Wimanimpaye Odette. Kuva icyo gihe kugeza muri umwaka wa 2026 muri uku kwezi kwa karindwi nibwo twagiye imbere y'amategeko turasezerana. Ariko na mbere yaho kuba twakagiyeyo ntabwo byari bishatse kuvuga ko dufitanye amakimbirane, ahubwo numvaga nshaka gutegura umunsi w'ikirori. Noneho Imana imfashije birakunda, mbona ubushobozi, numva nshaka kwereka umudamu wanjye urukundo, numva ko twaje imbere y'amategeko. None nyuma haje kumukwa, tukaja imbere y'imiryango tukabyerekana. Ntinkomeje kugira umudamu nteretse ibirori, numva yuko nkurikije ukuntu tubanye neza, ari hano mu muryango wacu twashakiye, namushakiye nkamuzana, ndetse ari n'umuryango namukuyemo, bose twari tubanye neza cyane ko turi n'abakirisitu. Turabadivanisi umunsi wa karindwi. Ntabwo uyu mudamu tubana mu buryo bubi, tubana mu buryo bwiza kuva twashakana. Rero yambere umudamu mwiza. Ubu dufitanye abana 5, ntacyo twari twapfa, nta makimbirane twari twagirana. Niyo mpamvu nanjye nashatse kumwereka ibirori kugira ngo anyiyumvemo nanjye mwiyumvemo. Bityo rero niyo mpamvu nabiteguye ibyo bintu, bitewe n'uko kuva twashakana tubanye neza, nta turyana amasapfu, nta bwiragira ku kintu ngakimpishe, nta kintu mpisha. Bityo rero tubanye neza mu buryo bugaragara, ari abaturanyi n'inshuti n'abavandimwe bose batuboneraho ubuhamya, bakavuga bati cyaduha natwe twankuye umuryango. Ariko ibi byose nk'uko biri bivuga, umugore n'umutima w'urugo, njye umugabo akaba umutwe w'urugo. Bityo rero nabonye arambere umutima mwiza muri urugo, nanjye mubera umutwe mwiza nk'uko abashakanye, nk'uko biri bivuga. Ni mu bwo buryo rero nashatse kugira ngo tugire ibirori. Urabona ko Imana yaduhaye amahirwe yo kugira iterambere, niyo mpamvu nanjye nashatse kugira ngo iryo terambere tubyaze umusaruro mu rwego rw'ibyishimo. Yego. Hari umupasiteri witwa Antoine Rutayisire, yigeze kutubwira ngo abantu bari mu ngo, ubwiye umugabo uti noneho bamaranye nk'imyaka 3-5, ubwira umugabo uti ubu ugiye gusaba wakongera ugasaba umugore wawe ra cyangwa wareba ku ruhande. Wewe wavuze uti nta ntambara, nta twari tumeze neza. Ubu nibanga ryarabaye irihe muri iyo myaka yose, noneho ugafata icyemezo? Ubwo harashize imyaka nk'ingahe dushakanye? Tumaze imyaka 18. Umva guhera mu 2007 kugeza 2026 ni imyaka nibesheho gake, ni imyaka 19, ko dufite umwana w'imyaka 18. Imyaka 19 rishize iyo nza kumubona mu makosa, nanga bakambona mu makosa, ntiyari kwemera ko tujya gusezerana. Umva rero iyo myaka, cyane kuzi ko muri no meza abantu bavuga ngo gusezerana imbere y'amategeko ngo ni ukwizirika igisasu, ariko twe ni umugisha. Ntabwo ari igisasu, ahubwo twebwe twabikoze tubishaka, nta gisasu niziritseho. Ahubwo ni ngombwa ko dusezerana, cyane ko umuryango watangiriye muri Edeni igihe Imana yaremaga Adamu. Noneho imaze kubona ko Adamu ari wenyine, Adamu Imana imuha kwita inyamaswa zose ari maze kurema. Ariko Adamu yareba inyamaswa Imana yaremye agasanga iri kumwe n'ikigore n'ikigabo. Bityo rero Imana isinziriza Adamu, imuvanamo umugore, imwita Eva, bisobanura ngo ni nyina w'umuntu. Rero nta muryango watangiriye muri Edeni, Imana ikiza gushingira Adamu na Eva. Niyo mpamvu natwe twiyemeje kugira ngo dushinge uwo muryango nk'uko Imana yabigennye, kuko ijambo ry'Imana tubwira mu itangiriro
ngo nicyo gituma umuntu azasiga se na nyina akabana n'umugore w'akaramata. Kubana n'umugore w'akaramata rero ufitanye urwikekwe ntacyo byaba bimaze n'ubundi kwa kubana bya bindi bya nyirarureshwa. Ibyo twashatse kuvana izo nzitizi mu nzira kugira ngo tubane nk'umuryango nta biciro nta gisasu burya tubona ko umuryango watangiye muri Edeni ntabwo Imana yabona ko umugore ari igisasu ngo imuzirike kuri umuntu. hanyuma umuntu ushobora kubyumva ashobora kwibaza ngo imyaka 18 hafi 19 kubera iki byafashe iyo myaka yose ngo bibe uyu munsi? Niba wanabyumvishe mu magambo nakubwiye bwa mbere nakubwiye ngo kubwo kubana neza numvaga kujuje ku murenge tugasezerana bidahagije ntamweretse ibirori nk'umuntu nkunda. Rero manza nashaka ubushobozi cyo koza iyo ubushobozi biza kwanga nari gufata umwanzuro tukagenda tugasezerana, ariko ubwo gufashwa n'Imana ubushobozi bwarabonetse cyane ko aba bana babanye neza Imana bishimira kabaha n'umugisha. Niyo mpamvu Imana yaduhaye umugisha kugira ngo tubone ubushobozi bwo kuja ku murenge ndetse nje no kumukwa maze kumanywa bose babireba ibyo birori bibi bose babireba. Hanyuma ndaza kugaruka ku mudamu nuko umuntu aravuga ati ubundi iyo ubanye n'umugore umwaka ugashira mutarajya mu murenge aravuga ati wa mugabo rero ntabwo uzongera kuryama tutagiye mu murenge. Nta gihe wigeze kumva muri wowe uvuze utari ku bundi uko tutari kujya gusezerana amaherezo nta gihe ibyo bintu byakujemo kandi utubwize ukuri? ibintu nabitekerezaga nk'umudamu kuko numvaga agaciro k'umudamu kose ari ugusezerana ko nkabitekereza nta ngufu dufite. Ubwo rero iyo myaka yose yarinze kugera tugishakisha ubuzima dore no kuja ku murenge ntibyoroshe ntawatumira abantu nta kintu urabaho kandi tugishaka ikintu twabahereza. Tukibonye rero niho twatumijeho abantu inshuti n'imiryango duhamye yuko turi kumwe nta kibazo. Nta bashuti bawe b'abagore se bakubwiraga bati buriya niba ari kwanga ko mujya mu murenge? Barabivugaga ariko ntibatahaga iwacu. Gusa icyo nzi neza nuko nta kibazo twagiranye n'iyo myaka yose. Twari abantu dukundana neza n'Imana irabizi. Wa mugabo we Bwana Eric avuze akantu gakomeye aravuze ati abagore rwose barazaga bakabimbwira ariko ntibatahaga iwacu. Ako kantu numvisha karimo ubwenge ahubwo mpita ngira amatsiko yo kukubaza ni buriya wowe ntagiye wicaranaga n'abagabo bakakubwira bati oya buretse gatoya akaba ariyo mpamvu wenda byatinze bikagera ubu ngubu? Abantu nk'abo muri ubuzima turimo ntabwo babura cyane ko ugomba no kubitekereza wabwanizaho na bagenzi bawe muri rusange bakakubwira bati ariko warasaze cyane nk'abantu bamwe babyanga. Iyo bivuze rero baravuga bati nkaho uruje kwizirika igisasu warasaze koko kumubyaranye inshuro 5 amure undi murenda gutandukana. Ariko nkavuga ndetse none ubundi kumeza kurya ibintu busambo ariko ntibyaye burundu cyane ko ubonye ubukwe bwacu bwabaye nk'ubw'abasore n'inkumi agiye kumusaba nuko havuga imisango ndagenda asubira iwabo ndamusaba bundi bushasha kone ndi gusaba umuntu namaze kuvana nawe ku murenge twarasezeranye imbere y'amategeko. Nuko ubwo rero abantu nk'abo bo ntibabura mu buzima ahubwo mubima amatwi kuko cyane ko ufitanye banga n'umudamu mwashakanye mufitanye banga rero wabima amatwi warangiza umufata umwanzuro gwabageza kwiterambere. Kuva icyo gihe hari uko mwabanaga n'uyu munsi nyuma yo gusezerana hari uko mubanye, niki kiyongeye niki cyagabanutse? Umugore yabonye mumaze kubana ahita avuga ati n'ubundi byarangiye nta bimeze bite? Ndibuka mwaka wa 2008 hari umuryango wavuye gusezerana bitewe nuko umugore yahataga umugabo akanga, bigeze nyuma n'umugabo amera nk'uwemeye yemeye bavuye ku murenge. Icyo gihe umugabo atashe saa mbiri umugore avuga ati burya si buno ubu ngubu rwose ntabwo urayitahamo nanjye ndakinga. Ariko twebwe
ntabwo ariko byari bimeze cyane ko twanabiteguye tukabisezerana ntabwo twabaye nk'umuryango wumvishe umugore yumvishe ko amaze gusezerana mbese yumva ko afashe Imana akaguru ntabwo ariko byagenze cyane ko nta n'ubundi ntacyo yarabaye ni ubuzima bwari bwinjiye mu bundi bushasha gusa ku mutima ntabuze umunezero kuko yagize umunezero warushijeho ubwo yari afite ntabwo mu umunezero warushijeho kubamo ariko byo kuvuga ngo harahinduka ngo nyuma yo gusezerana oya kuko twasanzwe tubanye neza kandi buriya muri buzima turimo ibanga ryo kuba ku muryango ni ukurinda amakimbirane mukanabana neza mukirinda amacengane mukirinda gucana inyuma mukirinda gucengana kuko iyo hagize umuntu ugira icyo abitse undi atakizi hagati y'umugore n'umugabo bashakanye niho amakimbirane avuka bityo rero twe ntabwo byari bisanzwe bibaho ngo mvuge ngo hari icyo namuhishaga ngo nyuma yaho nicyo ngihishuye ngo mvuge mudamu hari icyo yamishaga ngo nyuma yaho ntiyagishuye oya kuko bisanzwe tubanye neza nuko kubana neza rero nanjye ndavuga ni ku muhembe nigura ibirori none nyuma y'ibirori ho turushaho kunezerwa biruseho ariko nanone ukavuga uti ibintu byo guhora nibyo ibintu by'ubujura noya urumva nyine nubwo twatubanye neza ariko imbere y'amategeko n'imbere y'Imana ntabwo byari byemewe twari tubanye neza biragaragara ariko nanone ngomba gukora iby'Imana yagennye yego nkabikora kugira ngo umugore arusheho kunezerwa kandi nanjye aho nice bakavuga ngo aragiye nicaraga mu bandi bantu bakavuga abandi bakihara bati twarakoye twewe abandi bati twarasezeranye afakadisi bungewe none jewe nkwifuza ko icyo kiganiro cavamo barako ntacyo kukivugaho mfite ntacyo kuvugana mfite hagati aho ariko icyo kiganiro cavamo akaro numva ngize umutekano ku mutima cyo ndavuga nti rero kubwo kubara neza n'umudamu wanje hoshi ibiko bivane mu nzira igihe ikiganiro kije ntekuza ndongera kugira ikibazo ku mutima nanjye nisanzuye yego aha ode cyangwa ndaryisha izina niryo yego wowe ukimara gusezerana n'umugabo wawe ntabwo yahise uvuga uti ahwi byarandenze ntabwo nawe ukuntu mbivuga gusabye Imana niyizi ukuntu nishimye nta muntu wabimenya ko ntunishimye kuko ni agaciro gakomeye nk'ubu abantu bari kujya ku murenge benshi bakeneye serivisi batarasezeranye bari kugaruka ariko ubu ngiye kujya ndajayo kandi utikandagiye serivisi zose nzikoresha ntikandagiye kubera umugabo mwiza Imana yampaye ese kuva mwashakana nta muntu wari waza ngo akubwire ngo shanga uragitsinze mwa aho byabura barabivugaga ariko hari n'ukubwira ati ariko buriya ko mwamaze gusezerana ushatse ntabwo wahita uwo niyo yaza agaba ari mwiza ngaho tubwire ni irihe banga mwakoresheje kugira ngo iyo myaka yose sinzi niba uri kuyumva iyo myaka uko biri kose hari ibicantege byaje uratubwiramo bibiri nurangiza tubwire ibanga mwakoresheje kugira ngo ibyo bicantege mu bitaruke ibicantege byo nanjye ubwanjye numvaga ko iyo umugabo atari uwanje urabyumvishe eri bitewe nyine nabo bantu bamubwiraga ibintu bakamuciye intege ariko we yarazi ryabanga kubwirwe mu nzu we yarabizi ariko nyine ari igihe abantu bakubwira ibintu abantu batandukanye mu magambo ari no kubwira ibintu akakwigisha kugira ngo ni ibintu yasomye kugira ngo abisomye muri Bibiliya kandi ari byo yitimbiye kubwo kuyoborwa n'umwanzi Satani yamara kuyoborwa n'umwanzi Satani rero akamutekeramo ibintu ugasanga cyakiza umugore afite atitanye gucika intege ariko yagira mu uzasanga nta kibazo kirimo akikomereza gahunda ze hari n'igihe abantu babayobya bagasanga bari kugira ngo bashire mu macakubiri none iterambere ryanyu rihagarare ariko ndashima Imana ko umudamu ibyo bitigeze bimubaho yarabirenze kabisa yego ikindi icyo ni kimwe ikindi cyaje ko uru rucanege Mana yanjye nindurenga ubwo turi no kwegera umusozo kandi ikindi jewe pe ni nacitse intege bihagije ariko nuko yampaga icizere mu mikorere yose ntabwo yigeze kumpisha akenshi impamvu
hari abagore benshi batabitswa amafaranga yego ariko njyewe yabaga yagabonye ati ndabika ibyo bigatuma nanjye icyo cyizere kandi uko biri kose iyi niwe ati n'uwanjye noneho bavuga batavuga Eh, icyizere mufite nuko ntacyo mpishaga aha urumva ko uyu mugabo nawe yakubatsemo icyizere kandi hari abagabo batubaka icyizere mu bagore babo ni ikintu wamushimira nawe cyane arabizi rwose Mm. ubu ngiye kurushaho hanyuma eri ni iki kintu wavuga kimwe ku mugore wawe ukavuga uti iki kintu iyo nyirebye mpita mvuga uyu mugore ni uwanjye nta n'undi wamuruta reka nkubwire uyu mugore kuva twashakana azi neza yuko abantu benshi bazi ko ibiryo byarayemo ari iby'abana nanjye niko mbizi oya rero buri ibyo byarayemo ni iby'umugabo kugira abone uko aje gushaka ibindi icyo ni kimwe agomba ni ukuvuga wa mugore wo mu migani bibiri ivuga uzinduka kare kare akajya gushakira urugo rwe ibyo kurya akazinduka kare kare umugore mwiza byuka mu kintu cy'umuseso akagaburira mu rugo rwe rero uyu ni wa mugore rero n'uwo bibiri abundi yavuze n'uyu yitegereza isamba akayigura ndakubwiye ngo ararenze uri kwiyumva ute ode uri kwiyumva ute nyuma y'aya magambo iyi ni imitombo uri kwiyumva ute babara umbwira ukuntu uri kwiyumva ukurikije ibintu bavuze wari ukaza ako kantu ko kamugeze ku mutima oya ariko nawe yegereze mikoro utabyumva wari ubizi ko ako kantu kamugeze ku mutima oya ntabwo nari mbizi ariko hari ibyo ari kubinyereka nyine kandi wanabikora uzi ko ari ibintu bisanzwe njye nabikoraga nk'inshingano y'umugore ntabwo nabikoraga nk'uri gutereta ubwo nabikoraga nk'inshingano zanje ngaho nawe tubwira akantu kuri uyu mugabo wawe ubona ukavuga uti uyu mugabo atandukanye n'abandi bose niyo mpamvu ntava muri uru rugo kantu mubonaho katuma ntava muri uru rugo nuko azi guhaha yego pe azi guhaha ndabikubwiye azi guhaha azi guhaha rwose akamenya no guteganyiriza imbere heza ntabwo ari wa mugabo usesagura agere mu kabari usange mu rugo nta gahunda ayatsindiye ubwo ni wa mugabo ufite gahunda pe uzi kunywana n'abantu kandi akanywanira urugo kita ku bana cyambere akita kuri nje ubabyara mana y'isi n'ijuru we uti kutangiye gutera abantu ishyari wumvisha akantu avuze eri ati akanyitaho akabanza ngewe cyane buriya rero ko byagenda kose umugore ni wanjye ni ikibumbarugo muri gukoresha amagambo akazi ikibumbarugo nawe reka nkubwire nuko nakubwiye icya mbere ko anyitaho njye ubwanjye mu byerekeye imirire amenya inda yanjye kandi umugabo ikintu cya mbere akunda ibiryo icyubahiro ni ibintu bitatu akunda harimo ibiryo icyubahiro n'isuku ibyo rero byaravivutse hano byaravivutse umuntu yaba ashaka iki kindi hanyuma tugeze mu gace kabanziriza agace ka nyuma kandi aka gace ntabwo tugatindamo ni ukuvuga ngo iyi mikoro mfashe ngiye kuyiguha iriya Odette arayifite turahera kuri Odette arakubaza ibibazo bitatu gusa yumva gufiteho amatsiko ubwo nawe uramubaza ibindi bitatu wumva ufitiye amatsiko kuri we hanyuma ndaza mbayobora mu gace ka nyuma kamara iminota 2 akira muhereho urakoze cyane burya n'impamvu ngomba kumuheraho nuko ari njye mutwe w'urugo niba arafite n'ikibazo cyo kumbaza ndamutinyuye kamutinyure rero nka mudamu wanjye ibibazo bitatu ndi bumubaze ndamubaza ngo ukimara kubona tukiganiriye n'uyu munyamakuru ku mugoroba uramfata uti
wiseka nsubiza. ni ibisanzwe uziko ntacyo nguhishe. Yego nta karusho karabamo. ni ukurushaho mva nanjye urabibona. Amen. Icya kabiri rero, icya kabiri uyu munsi ko nshaka ikirayi cokeje ndakibona. ako wanyereje umuntu akajya kubyotsa. Ngo ikibazo cya gatatu rero, ikibazo cya gatatu ndaza kukubaza, mbese wumva muri iki cyumweru ushaka iki? Ari udukweto twiza, ari akenda keza, nangwa se uhitemo icyo ushaka muri kino cyumweru kigiye kuza, wumva ushaka iki? Nkurikije ko ngukunda madame. Ari gutemberana. nshaka ko ntembeza. Ibyo ndabikora. Ibyo ndabikora. Biroroshye cyane. nawe nakubaza bitatu. Damu wanjye ni umuhanga, arabitekereza kandi arabimbaza neza. Twagiye. ikibazo ndamubaza ni ku kibanguriye ikanzu nziza tugiye mu murenge. Impamvu nagura ikanzu nziza nk'umugore wanjye nka Kibumbarugo, nagomba kugurira ikanzu iruta iyo abandi badamu hano bose muri umudugudu. Noneho iyo kanzu ikakwereka yuko twakundanye koko, kuko cyane ko ari n'ikanzu yera yerekana uko abera bazaza mu ijuru. hano hari ibisubizo. ikindi Yego. ni kuki unkundira umwana witwa Karabo? Impamvu nkunda umwana witwa Karabo, urabona abandi bana bose bamaze kujya ku ishuri, ariko uriya mwana impamvu mwitaho, mu minsi mike ubwo bose bagiye kujya ku ishuri, igihe uzaje urabuhuze cyagiye uri gukora amasuku yanjye, uriya Karabo niwe uzaje uranyitaho akora ibyo wakoraga, cyane ko umwana w'umukobwa afata imico ya nyina. Nibyo yes nibyo ngibyo ngo nibyo bibazo yari afite. Hanyuma tugeze ku gice cya nyuma. Igice cya nyuma ni ukugira inama abantu. Nuvuga ngo hari abantu babana ku buryo ubabwiye ngo musubire mu munsi w'ubukwe bwanyu, banakwica umwe yahita avuga ati oya ntago ndasezerana n'uyu, akajya gushaka undi. Ndagira ngo mutange ubutumwa kuri aba bantu, noneho mubabwire n'ibanga ryo gutuma bakora nk'ibyo mwebwe mwakoze. Ibanga nta rindi, ni ugusoma ibyanditswe byera, tugasoma mu itangiriro tukabona uburyo Aburahamu yabanye n'umugore we Sara, noneho bigatuma basaza neza, bigatuma Aburahamu yitwa sekuruza w'abizera. Rero iyo umuntu asoma ibyanditswe byera bikamucengera, abana n'umuryango we mwiza neza. Ubwo rero ubutumwa natanga ni uko abantu bose bamaze gushakana bakwirinda kugirana amakimbirane avahe, guhishanya amabanga y'abashakanye, kutaganira, kudakora inama mu rugo, kudakora igenamigambi. Uyu munsi turi mu kwezi kwa karindwi, mu kwa munani tuzaba tugeze kuri iki kwa karindwi, bagapanga n'ibyizaba mu wundi mwaka. Ibyo rero bituma bagira icyizere iyo bakoranye inama, cyane ko inama nyinshi zubaka. Iyo abantu bakoranye inama kenshi bituma urugo rwabo rusagamba, ntibagirane amakimbirane kubwo kuganira. Noneho bituma birinda n'abantu bari kuza kubateranya, bakabima amatwi. Iyo abantu baba bimwe amatwi kushaka kubateranya, bakumva inama nziza,
ibyo bituma abashakanye barushaho kubana neza, ndetse kubana neza bikabaha kunguka. Kuko no muri isi dukeneye ibyo kurya kugira ngo tugire amagara mazima. umubiri muzima, Yego. ronzi mu mubiri muzima. Yego. Ode, hari icyo wakongeraho nko mu masegonda nka 20? icyo nabwira abandi ba mama cya mbere cyatuma ubahiriza gahunda z'urugo, gukunda Imana. Gukunda Imana nasanze ari ryo banga ryo kubaka. Nk'ubu umumama utagira ahantu abarizwa nko mu rusengero, umumama ntabwo aba ashaka kuganira n'abandi ngo bamwungure kugira agire icyo yageraho mu rugo. Ariko nk'umumama ukunda kujya mu rusengero ari byinshi akurayo byo kubaka. Ubwo rero njye nicyo nakundisha abandi bamama nka bagenzi banje, gukunda Imana, Imana ikatwigisha kubaka. Ngaho nguko mwumvise ko n'impamvu bayitangiye mu kiganiro hagati, baravuze bati gukunda Imana ni cyo kintu cya mbere. Icya kabiri ni ukuganira hagati y'imiryango nk'uko uyu mupapa yitwa Eric yabigarutseho. Reka tushimire rero mwese mwakurikiranye Impambanyayo TV, kandi mukomeze muhererekanye ibiganiro byacu kugira ngo n'ahandi bihagere impamba nk'iyi ngiyi igera kuri benshi. Mwakoze rero, mukande subscribe, like, share na comment kugira ngo ibiganiro byacu bikomeze gutanga ubutumwa aho tutagera.